urumva buriya urabona imyumvire y'umuntu buriya umuntu atinda kumva nubwo tugira amatwi usanga nk'ubu turimo turabivuga ariko ubu hari umuntu uzajya ajyaho rwose akanabireba akanabyumva buri munsi twe tuzatumushimira kubera ko yadukurikiranye ariko ikintu dushaka nuko inama zigira icyo zihindura mu myumvire cyane cyane ushobora kuvuga uti njyewe ndacyategereje akazi naradepoje ahantu ariko wayi udashobora kubona acuruza udashobora kera wenda abantu bazayikurikirana ariko hari ahantu twajyaga tujya mu isoko ugasanga umucuruzi aturutse kure kazana ibaro y'imyenda akayishyiraho ariko hakaba hari n'abana bafata muri ya myenda ati wowe fata uyu mwenda uzengurukane mu isoko basanga umwana arimo nanjye kera narabasekaga by the way ariko Imana yaje guhindura imyumvire nanjye naje guhinduka nubwo mba mbibwira abandi kuko ababizi nyine nuko nanjye nari imeze numvaga nta hari ibintu utakora ibintu nyine nk'umujene ushize ikiganiro twakoze twarababwira ati usanga umujene atakora muri farini nyine ariko tukirengagiza ko iminsi irimo iragenda iminsi igenda nshuti yanjye aba batugisha inama nigeze kubabwira ko nigeze kwiga kudoda ni umutayeri umusore w'umutayeri ndacyabyibuka ariko urumva ko uko uzabona umuntu uyu munsi ntabwo ariko yahoze ahubwo uko yagiye akora niko kwatumye agenda ahinduka anahindura icyerekezo cy'ubuzima so kuri ubu rero nuko tubone tugeze ahangaha ngo ugire ngo niho twahereye ahubwo hari ibindi tuba twarahereyemo kandi byari bigoye nk'uko nawe uyu munsi bikugoye nk'uko ushaka inzira ukayibura nk'uko ushakisha amafaranga ukayabura yego biragoye nk'uko ushobora kuvuga uti njye se nabwenza ate ko ndi umwe muri iki gihe ingaruka kuri ba babyeyi tubibutse yuko abana atari pasiyo zabo umubyeyi umwana ntabwo ari pasiyo yawe bitewe n'igihe turimo kandi mwana nawe ntabwo umubyeyi ari sevingi ngo yarakubikiye ahubwo igihe turimo ni ukugira ngo buri wese yishakemo yiyumvemo ese ni iki niyumvamo sinzi umuntu ngira ngo ni inkuru ngo inkokokazi yabajije rusake ngo ese ujya kubika bigenda yayisubije ngo iki ntabwo bizi ndagufasha ibyiyumvamo rero nawe ikintu tukubwira ngo hinduka wigire ni ukuziyumvamo ukumva igitekerezo ufite ukumva icyo ushoboye hanyuma ukakinoza neza ugatanga serivisi muri ubwo bucuruzi bwawe ukavuga neza mu bantu tuzagaruka hari indi topic tuzatuganiraho abantu bahereye ku giciro gitoya turi kuvuga b'abakristo ndetse n'abandi bakabasha kuzamuka baraza kudufasha reka nk'urugero ushobora nko kubura umudamu uri hano cyangwa se umugabo cyangwa se umusore cyane cyane turabwira urubyiruko ruri hano ufite kuba ufite inshuti yawe urasenga guhorana Bibiliya ya buri munsi wagiye munsi icyumweru kirarangiye kindi kirakubise kandi n'ubundi nta gihumbi ufite mu mufuka wawe ariko ushobora ko hari ahantu uhuye n'ibihumbi 2 cyangwa se 5 watangiza ikiro cy'ifarini sibyo ikiro cy'ifarini ntabwo kirengeje amafaranga 1000 agacupa k'amavuta ikibazo nuko ngiye kubabwira umushinga abantu bari hirya no hino bashobora no kumvira kuko hano ni ugutanga ibitekerezo tukanafasha abantu warangiza ukagenda ukagura amavuta ntabwo urajya kugura litiro 5 kuko ntayo ufite hera ku mavuta makeya ugenda ukora amandazi nurangiza ugenda ucuruza cya gihe igishoro cyawe kiri buboneke ubone n'inyungu ushaka kunguka 1000 ntiwungutse ntubonye igishoro gake rero amafaranga yose ufite nuhinduka muri wowe uko twatangiye uzashobora kandi nta muntu uzongera gusaba njye ntabwo wenda naza kubyemera ubanje kunywa nk'urugero rw'ikintu wigeze gukora ese wowe ibyo uvuga waba warigeze ubigerageza wenda
ugatera intambwe cyangwa se wigeze ubigerageza biraferinga, kuko hari abantu baba badukurikira kubwira ati wowe ivugire ntabwo ubizi, wowe waba warigeze ubikoraho? hari akantu nekereje, hari ukuntu kuri radiyo Rwanda bajya bavuga ngo nigejeje kuri iki ngejeje kuri iki. Hari abantu rero bahita bavuga ngo tubeshye, ariko buriya hari igihe batari kubeshya. Mbere numvaga bari kubeshya. Nanjye mbere najyaga mbyumva ngo yatangiye mu gitoki kimwe, ngo none ngo atangiye ngo kumenesha imodoka, kibaza byagenze gute. Ariko icyambere wibuke ko Imana usenga atari bayari. Sibyo? Niba Imana usenga atari bayari, kubera kitagushyigikira kuri bya 5,000 watangije. Njyewe natangiye njya mu isoko. Haleluya. Wagiye mu isoko wacuruje? Nagiye mu isoko. Nagiye mu isoko ngiye kurangura ntafite 5,000. Kandi urumva wari ugiye kurangura iki nimba urumva inyanya, intoryi, karoti, ibyo byose ngomba kuzana abakiriya banjye bakabona mu 5,000. Mu 5,000 ntabwo uri bugende kugura ibase. Urubyiruko rwose muhaguruke mukore, murashoboye. Uragenda ushobora no kurangura seleri, ukajya mu gishanga ukazamura seleri wanazirangura n'2,000, ukagenda ukajya ku isoko ugacuruza. Abaturage mu gitondo baba bahari baje kurangura, baje gucuruza. Icyo gihe nawe rero urabyuka ukavuga ukikuramo kumva ubushyuhe bw'uburiri. Naho iyo ujya kubyuka ukajya wumva ngo Yesu azaza, ugasenga ukanaririmba. Ngende n'umuririmbyi dawe badukurikiranye, ariko ibyo tuba tubabwira hari igihe baba bumva hari ibintu biri aho, ariko kubera ko twe twamaze kumenya imbaraga ziri mu kuvuga ibi bintu tugomba kubibabwira, kubera ko impuguro nicyo kintu usanga kigoye muri iki gihe. Abantu barihugiraho, usanga abantu bari muri byinshi hirya no hino, akazi, ababyeyi, so ntabwo tubona umwanya nyine wo kwiga. So buriya dushimire n'Imana, burya na social media ifasha abantu, kuko urugero niba turi kuvuga ibi bintu wowe uri gufata umwanya ukabikurikirana, hari ikintu ukuramo, hanyuma akaba ari cyo ugenda ukambika kandi bigashoboka. Hanyuma waravuze uti waragiye urarangura 5,000 abakiriya bawe. Icyo gihe wari uri ahantu hisanzuye. Kuri iki gihe hari igihe usanga umuntu abivuga ati kugira ngo ntangire ubucuruzi bwanjye biransaba seta byibura ifite abantu benshi. Usanga abantu benshi tubyiganira mu ahantu hari abantu benshi, bahita mu dusantere, kandi mu by'ukuri ni naho kuko usanga hari abantu. Ese uwo muntu wamubwiye inama ki? Kubasuhuza mwe mukomeza gukurikirana Pasi TV show, aho muherereye hirya no hino turabasuhuje, twifurije amahoro y'Imana ndetse n'ubuntu bwayo. Ushobora kuba ubona umunsi bitameze neza, ushobora kuba uri mu bihe bikugoye, ariko kandi turagira ngo turavuge ngo haracari ibyiringiro. Ijambo ry'Imana rikorera muri Yobu, haracyari ibyiringiro. Rero nawe uri kunyura muri ibyo ibihe bikugoye, ibihe bikuremereye, turagira ngo tukubwire ngo kuri Pasi TV tuje kuguhumura. Turakubwira ngo komera kandi ushikame kandi usenge. Imana irahari kugira ngo utabare. Waba uri umushomeri, waba uri mu buzima bugoye, waba uri ku ishuri ukabona bikugoye, waba uri kunyura mu bindi bintu bigiye bitandukanye bigoye ubuzima bwawe, turagira ngo tukubwire ngo turahano kugira ngo tukubwire humura, birashoboka, hari igihe bishoboka ni wizera. So rero twarimo tubasuhuza. Uyu munsi twongeye kugaruka muri za nama tujya tubagezaho zo guhinduka ugakora, kwiteza imbere, kuko niyo ntego y'urubyiruko, ni kuva ku rwego ujya ku rundi ugatera intambwe. Uyu munsi rero ushize twari twabaye umutumirwa, turimo tuganira ibibazo mwagiye mutubaza, hari n'ibisubizo twagiye dutanga muri komenti. So uyu munsi rero turagarutse
twongeye kubatumira umubyeyi mwiza hano nanone aza gutangira twibwira cyari umujeni mutoya aza gutangira twibwira hanyuma nawe murakoze cyane nitwa Josiane ndi umumama w'abana babiri n'umutware umwe turashima Imana umudamu abana babiri umutware murumva ko ibyo bintu ugiye bikombaye neza bifite ikintu cyinshi nawe byakubwira wowe dukurikiranye harimo no gukora nk'uko turabwira umukristo ukamubwira ngo hamwe n'Imana ari gukora kuko iterambere Imana yadushyize ku isi kubwo intego imwe hari icyo twaje guhindura hari n'icyo twaje kuba tuzasiga inkuru nziza imisozi tujya tuvuga rero mama Josiane tuguhaye ikaze murakoze cyane tugiye gutangira ikiganiro cyacu ariko turagira ngo kuko n'ubundi turabaruka dutangira dusenga twakwakirwa dusenga kugira ngo abadukurikiye tuze kubana nabo muri iki kiganiro Imana dusenge. Imana turagushimiye tuguha icyubahiro tugushimiye ko wabanye natwe tugushimiye ko warinze shami ya Pasteur Show turagushimiye ko ukomeje kurinda abayikurikirana Imana habwa icyubahiro ukomeze kubahereza umugisha akanya nk'aka tuje kuvuga gukomera kwawe tuje kuvuga gukora kwawe aho ugejeje ukora niba ari natwe muri iki kiganiro ntaba ari twebwe izina ryawe rishyirwa hejuru n'izina rya Yesu Kristo amen. Aragira ati amen. Twese rero tuvuge hamwe tuti amen kubera ko uyu ni umunsi mwiza tugiye kuganira ibintu by'ubwenge kandi bikomeye kuko tugiye kuvuga ngo hinduka wigire dushiremo ako kantu ka murokore akantu ka murokore mu Kristo dukurikirana kuri Positive tugiye kwiga inyigisho ndetse tujya inama n'abantu badukurikiye hirya no hino mu bihugu bitandukanye mushiti wacu uri mu Bushinwa turamusuhuje nawe ari gukora abantu bari Burasirazuba Iburengerazuba Amajyepfo n'Amajyaruguru ndetse no mu mujyi wa Kigali mukomeza kudukurikirana tubahaye ikaze mu kiganiro Mama Josiane rero iyo bavuga guhinduka mu iki guhinduka biri ubwoko bubiri hari guhinduka mu gukizwa hakaba no guhinduka mu mikorere ibyo bintu iyo bavuze guhinduka mu gukizwa bavuze gukizwa sinzi bye watubwira abantu badukurikiranye se iyo wakiye Yesu n'umwami n'umukiza wawe ubuhindutse ushaka kuvuga yuko wenda nkunganiye ngira ngo nubwo nanjye ntabizi neza abadukurikiranye bajya batubwira muri comment baratubwira nuvuga ngo gukizwa ni ukuva mu byo wari urimo bibi ukajya mu bindi byiza yego gukizwa ni byiza gukizwa ni byiza abantu badukurikirana urumva yuko gukizwa ni byiza nabyo babyita guhinduka hanyuma wari uvuze ikindi cya kabiri cyo kuvuga ngo guhinduka kuva mu kene ugakora nabwo ubuhindutse hari icyo ubuhinduye ari nayo ntego yacu umunsi kuri Positive tujya tugira abantu inama tukababwira ngo uko zagenda kose hamwe no kuba turirimba hamwe no kuba tuvuga ubutumwa hamwe no kuba dukora imirimo yandi yose tugomba gusabwa gukora mu ijambo ry'Imana ako dufite no gukora hari umuntu uherutse kumbaza arambwira ko ese iyo mutubwira ngo gukora ngo duhura n'ibigeragezo byinshi ngo tuba dufite ibintu byinshi bitugoye so bigaragara yuko ni nka kukubwira ati nta gishoro tuba dufite ese buri igishoro twabona igishoro buri muntu wese tukagenda tumuha ntabwo byakunda niyo mpamvu ku mukristo twiyambaza Imana Imana urayisenga ikakwereka inzira kuko ndibaza iyo usenga udakora nta wundi uri buhamagare ubwira Mana wamfashije nkabona iki rero ya Mana uhamagara igeraho ikakwereka icyo ugomba gukora nawe rero iyo uhindutse niyo impamvu haguruka ugatera intambwe kugira ngo ubashe gushakisha ugasenga Imana afashe abantu badukurikiranye sinzi nimba babyumvishe uburyo ushobora kugenda ukavuga ngo ngiye gusenga nimba wafata iminsi amasengesho y'iminsi ngahe kugira ngo wenda Imana izaguha icyo gishoro hari abantu usanga bavuga ati ngiye nk'ubu mbonye miliyoni 5 nahita ntangira business nshaka kugira miliyoni 10 kandi mu by'ukuri n'ibihumbi 100
wenda sometimes mbise ntabwo ariko hari igihe usanga ntayifite hari n'uwabuze ibihumbi 10 nta nugura ijya hejuru cyane kuko n'icyo ushaka kuregura. None ukumva nimba yabuze 10 kuza kumubwira ngo hinduka wigire nyine akumva ntago abyumva. Impamvu wa muntu ujya gusaba miliyoni ashobora kuba afite 100,000. Yego. Hari n'usaba igishoro cy'ibihumbi 5. Biterwa n'icyiciro rero niko navuga. N'ukuntu ubona ubuzima bwawe bumeze. Impamvu rero tuvuga ngo hinduka, ushobora kuba uri kubona uri mu buzima bukomeye. Wibaza turarya gute, wibaza ko ngewe ntabona amafaranga ngo nkore. Ariko ushobora guhera ku 5,000, ushobora guhera ku 2,000, ushobora guhera ku 1,000. Ugatangira gakeya ugasanga ugeze kuri ya mafaranga menshi cyane. 2,000, 1,000, yego 3, 5 wabera ugatangira business. Nguho urugero abakurikiranye pastor umbe nabo baratubwira muri comment nimba ibyo bintu hari ababikoze, abantu bahereye ku giciro gitoya turi kuvuga baba Kristo ndetse n'abandi bakabasha kuzamuka baraza kudufasha. Reka nk'urugero, yego ushobora nko kubura umudamu uri hano cyangwa se umugabo cyangwa se umusore, cyane cyane turabwira urubyiruko. Yego Urubyiruko ruri hano ufite kuba ufite inshuti yawe urasenga, guhorana Bibiliya ya buri munsi, wagiye umunsi icyumweru kirarangiye kindi kirakubise kandi n'ubundi nta gihumbi ufite mu mufuka wawe. Ariko ushobora ko hari ahantu uhuye n'ibihumbi 2 cyangwa se 5,000, watangiza ikiro cy'ifarini. Sibyo? Ikiro cy'ifarini ntabwo kirengeje amafaranga 1,000. Agacupa k'amavuta, ikibazo nuko ngiye kubabwira umushinga. Abantu bari hirya no hino bashobora no kumvira kuko hano no gutanga ibitekerezo tukanafasha abantu. Warangiza ukagenda ukagura amavuta. Ntabwo urajya kugura litiro 5 kuko ntayo ufite. Hera ku mavuta makeya, ugenda ukora amandazi, nurangiza ugenda ucuruza. Cya gihe igishoro cyawe kiri buboneke, ubone n'inyungu, ushaka kunguka 1,000. Niwungutse nubonye igishoro gake rero amafaranga yose ufite nuhinduka muri wowe uko twatangiye uzashobora kandi nta muntu uzongera gusaba. Nge ntabwo wenda naza kubyemera ubanje kumva nk'urugero rw'ikintu wigeze gukora. Ese wowe uvuga warigeze ubigerageza wenda ugatera intambwe cyangwa se wigeze ubigerageza biraferinga? Kuko hari abantu baba badukurikira akubwira ati wowe ivugire ntabwo ubizi, wowe waba warigeze ubikoraho? Hari akantu nekereje, hari ukuntu kuri radiyo Rwanda bajya bavuga ngo nigejeje kuri iki nigejeje kuri iki. Hari abantu rero bahita bavuga ngo tubeshye, ariko buriya hari igihe batari kubeshya. Mbere numvaga bari kubeshya. Nanjye mbere najyaga mbyumva ngo yatangiye mu gitoki kimwe, ngo none ngo atangiye ngo kumenesha imodoka, kibaza byagenze gute. Ariko icyambere wibuke ko Imana usenga atari bayari. Sibyo? Niba Imana usenga atari bayari, kubera kitagushyigikira kuri bya 5,000 watangije. Njyewe natangiye njya mu isoko. Haleluya. Wagiye mu isoko wacuruje? Nagiye mu isoko. Nagiye mu isoko ngiye kurangura ntafite 5,000. Kandi urumva wagiye kurangura iki nimba umva inyanya, intoryi, karoti, ibyo byose ngomba kuzana abakiriya banjye bakabona mu 5,000. Mu 5,000 ntabwo uri bugende kugura ibase. Urubyiruko rwose muhaguruke mukore, murashoboye. Uragenda ushobora no kurangura seleri, ukajya mu gishanga ukazamura seleri wanazirangura n'2,000, ukagenda ukajya ku isoko ugacuruza. Abaturage mu gitondo baba bahari baje kurangura, baje gucuruza. Icyo gihe nawe rero urabyuka ukikuramo kumva ubushyuhe bw'uburiri. Nawe iyo ujya kubyuka ukajya wumva ngo Yesu azaza, ugasenga ukanaririmba. Ngende n'umuririmbyi badukurikiranye, ariko ibyo tuba tubabwira hari igihe baba bumva hari ibintu biri aho, ariko kubera ko twe twamaze kumenya imbaraga ziri mu kuvuga ibi bintu tugomba kubibabwira, kubera ko impuguro
nicyo kintu usanga kigoye muri iki gihe. Abantu barihugiraho, basanga abantu bari muri byinshi hirya no hino, akazi, ababyeyi, so ntabwo tubona umwanya nyine wo kwiga. So buriya dushimire n'Imana, burya na social media ifasha abantu, kuko tuvuga urugero niba turi kuvuga ibi bintu, wowe uri bufate umwanya ukabikurikirana, hari ikintu ukuramo, hanyuma akaba ari cyo ugenda kwambika kandi bigashoboka. Hanyuma waruvuze uti waragiye urarangura 5,000 abakiriya bawe. Icyo gihe wari uri ahantu yisanzuye kuri iki gihe, kujya hari igihe usanga umuntu abivuga ati kugira ngo ntangire ubucuruzi bwanjye biransaba seta byibura ifite abantu benshi. Usanga abantu benshi tubyiganira mu ahantu hari abantu benshi bahita mu dusantere, kandi mu by'ukuri ni naho kuko usanga hari abantu. Ese uwo muntu wamubwiye inama ki? Ni umukristo arizera? Njye nshobora no kwizera yuko ngiye n'ahantu hatari abantu baza bakahaza, kubera ko natangiye. Sinzi nimba nawe ari uko, cyangwa bisaba yuko nanjye nzagenda nkashaka umuryango hahandi hari abantu. Sinzi wowe urabyumva ute? Umuntu kumbwira, nari nkiri umunyeshuri aje kwiga, arambwira ngo wabuze akazi, ngo byuka mu gitondo, niba ushaka gukora kuri banki, niba ushaka gukora mu isoko, niba ushaka icyambere no kwizera, fata agenda yawe, wowe ujye kuri banki. Niba ushaka muri populaire ahantu mu banki wumva ukeneye kuzajya ukorera, genda uhagarare. Saa 10 akazi kaba gatangiye, ubu kwizengurutsaho. Saa 11 bataha, nawe utahe. Ibyo ngibyo bimeze nko kuvuga ngo zenguruka yiriwe. Wagenda hari ahantu haba harinzwe no kuri banki, nabonye hari n'abantu bashobora guhita bakubwira ati kumaza akanya kanini ahangaha urakora iki? Naje kureba rero mbona wabyifata muti. Naje kureba mbona hari igihe abarakora nabo baba bafite ubuyobe. Hari igihe baba bafite ubuyobe, nk'umuntu akakubwira gutyo, ugasanga se akakubwira uzinduka mu gitondo ujya aho hantu, nta n'umuntu uhakuzi. Ubwo umusekirite wakuboneye uyu munsi ngo icyumweru gishira ukihaza, nawe mukristo nimba ibyo bintu bikubaho cyangwa barabikubwiye, uri mu buyobe. Aho kandi ari inama wari utugiye mu oya, ntabwo urugero nari bahaje, ntabwo nkubwiye ngo kugende, oya, ahubwo mu gihe muri bwa bushake ukumva yuko hari ikintu ugomba kuba wakora. Niso turi kubwira abantu, mu gihe uba utarabona wenda akazi ka leta, hari ibyo wize, urubyiruko hari ukuntu umubwira ngo ukora iki ngiki, akakubwira ati reka reka, njye nize kubara amafaranga, gute ushaka kumbwira ngo njyewe ngiye gucuruza inyanya, ntabwo bikunda, kandi ugasanga aracyari gusaba 1000. Rero ndashaka kubwira urubyiruko ruzi Imana, rutarabona akazi, rudafite icyo gukora, kandi murimo murasenga, ariko Imana ntabwo izazana akazi aho ngaho uri. Byuka, niba ari ibyo 5,000, ibyo 2,000, cyangwa se ujye ku isoko, akazi wumva ushaka, ugenda ureba umuntu umubwira uti bakora gute, wangiriye inama y'ukuntu ngomba gukora icyo kintu. Nugikora ushaka kujya kureba ukabona ushaka kuba utazi gukora capati, ariko ukagenda ugasanga ku dusantere hari abantu bakora mu capati, ukamugiraho inshuti, ukajya ureba ibintu akora, ukamukurikirana. Urumva buriya urabona imyumvire y'umuntu, buriya umuntu atinda kumva nubwo tugira amatwi. Usanga nk'ubu turimo turabivuga, ariko hari umuntu uzajya ajyaho rwose akanabireba akanabyumva buri munsi. Twe tuzatumushimira kubera ko yadukurikiranye, ariko ikintu dushaka nuko inama zigira icyo zihindura mu myumvire cyane cyane. Ushobora kuba uvuga uti njyewe ndacyategereje akazi, naradepoje ahantu, ariko wayi udashobora kuba unacuruza, udashobora kera wenda abantu bazagikurikirana, ariko hari ahantu twajyaga tujya mu isoko ugasanga umucuruzi aturutse kure kazana ibaro y'imyenda akayishyiraho, ariko hakaba hari n'abana bafata muri ya myenda ati wowe fata uyu mwenda uzengurukane mu isoko. Basanga umwana arimo, nanjye kera narabasekaga by the way, ariko Imana yaje guhindura imyumvire. Nanjye naje guhinduka nubwo mba mbibwira abandi, kuko ababizi nyine nubwo nanjye nari imeze numvaga nta hari ibintu utakora, ibintu
nyine nk'umujene niko urubyiruko rwiyumva. ushize ikiganiro twakoze twarababwira ati usanga umujene atapfa n'ifarini ata nyine ariko tukirengagiza ko iminsi irimo iragenda. Yego. Iminsi igenda nshuti yanjye, kandi iminsi burya ntabwo igaruka, ni nk'igihe byavuga ngo time is money. So n'igihe rero cyakurenzeho uko nguko uvuga ngo nzakora nimbona miliyoni 5, nzakora wenda anko namwandikiye naransubiza email ari hanze, nandikiye dadi ntegereze results zizavamo. Muri ico gihe uri kudindira. Yego. mu cyo twita hinduka wigire kuri positive uri gutigiye, ahubwo igihe cyawe ni none, igihe utekereje icyo kintu utangira gukora, hanyuma umusaruro uzaza cya gihe. Yes, akazakumeneramo utazashiramo, ariko waratangiye uri uzati hari umuntu udashobora kuguha amafaranga wowe udakora cyane. Nimba nta kintu mwereka y'ukuri gukora, nyine akavuga ati n'ubundi ni muri izo miliyoni 5 zizashya, ariko iyo wahereye kuri dukeya uzamuka umuntu kugutera n'inkunga. Hari igihe gusanga na banki ikugurije, ntabwo banki izakuguriza wicaye mu rugo, banki iraza igashura ibikorwa ukora ikakuguriza. Rero ndashaka kubwira urubyiruko wiryama, haguruka ukore, ibintu byose bizaza. Wiherera mu gusenga ngo wafashe icyumweru, ngo ukwezi, ngo wafashe amasengesho, reba ntuheruka kurya, ibintu byarakomeye, ngo uri muri itebagura. No mu runga w'imirimo twigeze kubivuga, usanga hari n'igihe ngiye kubivuga gake nimba babyumvise simbizi, ariko hari igihe ushaka no gufata telefone akagera hari igihe uba wumva pe ukeneye bije uyifite. Hari n'abantu baba baranditse ese nabo wasanga bafite nk'izo ufite, ukandika bije ariko nta kintu na kimwe ushaka kuyikoraho. Usanga uravuga uti nzacuza resitora, nkeneye teremusi, nibi umukristu, ariko nturana saving igihumbi. Byibuze ubwira Imana uti Mana ufite uyu mushinga, natangiye gusevinga amagi, mfasha iyi ntego nzayigera. Yego. Icyo dusengera abantu tunabagira inama nuko hamwe no gusenga hinduka wigire. Muntu dukurikiranye kuri positive hinduka wigire. Hanyuma rero tugaruke ubwo uvuye kuranguriza 5,000. Navuye kuranguza 5,000. Ndaza ndacuruza mu isoko riciriritse. Umunsi nacuruje riciriritse ubwo ushatse kuvuga iki? Urumva hari amasoko yo kwa Rubangura 30,000 miliyoni, ariko ubu ngewe iryo soko twarikodeshaga 100 rya buri munsi. Buri munsi yatangaga twatanga igiceri cy'ijana. Ariko ngira ngo hari n'abantu badashobora kubyumva. Ubundi impamvu tuba tubwira abantu izi nama nturumurokora cyane, twebwe tuba tuvuga kwizera kugendane n'imirimo kuko buriya biranafasha, ushobora no kuvuga Imana neza iyo ufite so watangaga igiceri cy'ijana ku munsi wacuruje, watanga igiceri cy'ijana. Hari abantu bari mu byaro hirya no hino, ushobora kugenda ugakora ntibiguteye isoni, kubera yuko ufite kwizera yuko Imana izakugenda. Biciye muri ako kazi kawe, biciye mu byo ukora biciriritse, Imana iguhereza ibyiza. Mbibutse kandi iki ndakivuga ngisoma kugira ngo abantu bumve uburemere tuba dufite iyo tubagira inama ndetse n'impamvu. Umuntu ukurikirana positive, inama tumugira nuko ibintu byose bitubaho mu buzima tugomba kubyigiraho, tugafata icyemezo tutitaye. Ubwo tugiye kuvuga ku muntu ukurikira positive. Nujya gufata icyemezo cyo guhinduka kandi ukigira, wikwita ku kintu icyo ari cyo cyose. Yego. Wikwita kuvuga ngo baranseka, wikwita kuvuga ngo baraguseka, wikwita kuvuga ngo baramvuga gute, wikwita kuvuga ngo barambona bate, wikwita kuvuga ngo barantekerezaho iki ko niyubashye nkaba ngiye gukora ibi. Yego.
ni ukuvuga ngo ntabwo ugomba kwita ku kintu icyo ari cyo cyose mu gihe wowe utekereza ku ntego y'icyo ushaka. nkibaza aho umuntu adukurikiye ntajya yita ku mabwiriza. ushobora kuba hari kuko dukurikirwa n'abantu benshi. hari igihe uba wita ku buryo umuntu azakubona, ese nincaho hariya ndi kugenda nambaye itaburiya baranseka meze gutya biragenda gute, kandi mu by'ukuri no muri Bibiliya hari abantu babohaga amahema, hari abacuruzi birumvikana, hari abantu bari barize Dr. Luka. Mu myaka iri imbere mu bantu bakurikirana inyigisho dutanga, yaba ijambo ry'Imana, yaba indirimbo ndetse n'izi mpuguro dutanga, twifuza yuko hari urubyiruko byibura ruzaduhamagara cyangwa se rukatwandikira rutubwira ngo bya bintu mwavugaga mwahuje nuko nanjye nari ndi kubitekereza, ariko mburaho nahera. Nari mfite 20,000, nari mfite 50, mpita ntangira, none dore aho ngeze. Mbese twumva byaba ari ishema kuba iyo nama tukugiriye ukayikora yaravuye kuri positive. Twumva byadushimisha cyane. Tubwire umubyeyi, mu mama, mu papa, umusore, umukobwa, abantu baba bari muri kaminuza bakumva bitabareba, abantu baba bari mu bindi, ariko dukeneye guhozaho gukora no guhinduka kugira ngo twigere tugere ku rundi rwego rw'ubuzima nk'umukristo, kugira ngo ubashe gusapotinga umurimo w'Imana, ubashe kugurira umuntu umwenda umwambike, ubashe kuba wamugurira amazi, ubashe kuba wamuha ikiro cy'umuceri, ubashe kuba wamutangira mituweli, ubashe kuba wamuvuza. Ibyo byose ni ibintu dukeneye amafaranga. Yego. Kandi abakristo tugomba kubikora kuko ni imirimo Yesu Kristo adusaba ko dukora. Yego. Rero wasoza usezera mukurikiye abantu mudukurikiye, twishimiye kuganira namwe kandi turabakunda. Positive Show ndabakunda. Yego. Niyo mpamvu mamwe dutumiye kugira ngo tuze tuganire n'abanyarwanda n'abari hanze. Icyo twababwira, inama nabagira ni uko muhaguruka mugakora. Yego. Senga ariko unakora. Hari ibintu usabwa byinshi, ariko icyo mubwiye cyo ni uko uhaguruka kugira ngo ukore. Iyo mpano ufite, impano usenga ntabwo ari inebwe, ntabwo impano usenga kugira ngo wikora. Rero Imana bahereza umugisha abantu bagiye gutangira aka kanya bagakora, kandi mujye munandika muri comment kugira ngo tubone ko tutaba turi kuvugira ubusa. Bashobora no kutubaza ibibazo nabyo tuzabisubiza, kugira ngo ubutaha mu bindi biganiro bizakurikira tuze dushingiye kuri bya bibazo. Yego, bagiye bakwandikira cyangwa se banaguhamagare ubagira inama nuko batangira gukora. Ndibaza ko nawe kuba wazanye iki kiganiro nawe hari ibyo ukora, wabagira inama kugira ngo nabo bahaguruke bakore. Ashobora kuba afite amafaranga ariko adafite gukora umushinga, wamufasha mu mushinga. Turaganira icyo gihe abatugisha inama. Nigeze kubabwira ko nigeze kwiga kudoda, ni umutayeri, ndi umutayeri, umusore w'umutayeri, ndacyabyibuka. Ariko urumva ko uko uzabona umuntu uyu munsi ntabwo ariko yahoze. Yego. Ahubwo uko yagiye akora niko kwatumye agenda ahinduka, anahindura icyerekezo cy'ubuzima. So kuri ubu rero nuko tubone tugeze ahangaha ngo ugire ngo niho twahereye. Ahubwo hari ibindi tuba twarahereyemo kandi byari bigoye, nk'uko nawe uyu munsi bikugoye, nk'uko ushaka inzira ukayibura, nk'uko ushakisha amafaranga ukayabura, yego biragoye, nk'uko ushobora kuvuga uti njye se nabwenza ate ko ndi umwe. Muri iki gihe ingaruke kuri ba babyeyi, tubibutse yuko abana atari pasiyo zabo. Umubyeyi, umwana ntabwo ari pasiyo yawe bitewe n'igihe turi, kandi mwana nawe ntabwo umubyeyi ari saving ngo yarakubikiye. Ahubwo igihe turimo no kugira ngo buri wese yishakemo, yiyumvemo ese ni iki niyumvamo. Sinzi umuntu ngira ngo ni inkuru ngo inkokokazi yabajije rusake ngo ese ujya kubika bigenda yayisuje ngo iki ntabwo bizi ndagufasha ibyiyumvamo. Rero nawe ikintu tukubwira ngo hinduka wigire ni ukuziyumvamo,
ukumva igitekerezo ufite ukumva icyo ushoboye hanyuma ukakinoza neza cyane ugatanga serivisi muri ubwo bucuruzi bwawe ukavuga neza mu bantu utaha tuzagaruka hari indi topic tuzatuganiraho nabwo ni ugukomeza tugahugura rero tubashimire namwe mwakoze kwitabira ubutumire bwacu Pass TV turabashimiye cyane kandi twizera ko muzagaruka mu bihe bitarambiranye tubonereho no gushimira abakomeza badukurikirana hirya no hino mu by'ukuri turi gukora akazi gakomeye barushaho kudusengera hanyuma barushaho no kudushyigikira kugira ngo ibyo tuzajya tuvuga bigere no ku bandi umuntu ntabimenye wenyine ngo abigundire kuko na Yesu ngo yabonye ubwo bwiza n'icyubahiro atari byo kugundira aravuga ati reka manuke cyungura umwana w'umuntu rero natwe reka duhinduke twigire dusangize abandi ubutumwa bwiza nkuko n'inama ziba zitubwira hinduka ukore wigire hanyuma uhindure ubuzima bwawe ciao ciao tuzasubira ubutaha turabakunda Thank you.